uyu munsi mbayihanganiye bimutokoza sibyo muri aka kanya nshobora kubikora bimbabaje sibyo ariko nkabyihangana rero yumve yuko naje nje kumusenya ahubwo nk'umuvandimwe nk'umusore mugenzi wanjye naje nje kujya muhe inama nawe nakora ibyo nkora ahubwo we atoranye mu byo navuze yifatira umwanzuro nk'umuntu mukuru. Mubaze neza twicara ahantu tuyage kuri byinshi gerageza uburyo cy'ibyo bintu mbimubaza numva akomeje kubimpisha cyangwa se akaca bingaragariza direct akabimbwa ati naze kubivuga uko nuko ngiye nyimara kubyumva numvise ko harimo ikibazo ndatungurwa muri ngewe nk'umuntu wigereye wabo Nyamasheke twajyaga tugenda no kubasura ibindi byose birashoboka reka ukantu wenda ashobora kuba yarabimuhishe atigeze mubwira kwera impamvu runaka wenda nkuko muvandimwe yabivuze kwera impamvu wenda target yewe yari amafaranga cyangwa se yo kugira ngo mugire neza ariko hari ibintu byiwe indani ashobora kuba tokuganiriza ngabikubwire byose gusa ko kantu okay byaramubabaje. Kunzi ba Kigali 250 reka ntangire mbaye ikaze mu kiganiro nkuko bisanzwe tubazana abatumirwa batandukanye ariko reka mbande nshimire buri wese dukurikirana aha amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse muri niburengera bwaryo abari muri Amerika abari muri Kongo muri Kenya mbese mu gihugu cyangwa se kwisose ndabeze ko tuwafite abafana benshi kandi batandukanye reka mbabwire ngo ndabasoje cyane mbifuza kugira umunsi mwiza ndetse nibihe byiza. Imbere yacu turi kumwe n'abasore babiri murabazi bose umwe twarakoranye ubushize Murundi we mutuye mu zino umustar muramuzi ariko nifuje kubahuza hagati yabo hari ex wa PENDO muramuzi mwaramubonye hari na Murundi ari uri kumwe n'umukobwa twifuje kugira ngo batuganirize twumve hagati yabo umwe aravuga ati nge PENDO yaramukiye twarakundanye ariko sinifuza ko yahimukira umusore mugenzi wanjye reka wenda mbaye ikaze batangira batwibwirira uko bihagaze kugeza isaha uko bimeze PENDO hari uko ameze nimba baherukana reka wenda dutangire ikiganiro tuguhaye ikaze. Murakoze. Reka wenda wakibutsa amazina yawe abafana bacu cyangwa abakunzi bawe tugakomeza ikiganiro. Na wundi ni wandi bamenyereye ku izina rya Gashoza Ntambara. Uje gushoza intambara hano. Naje nje uyu munsi. Muri tuguhaye ikaze nawe. Ya murakoze ndonye umwanya gusuhuza abakunzi ba Kigali iminsi ari baye myinshi. Kuri uyu munsi twaguhuje no ex wa sheri wawe. PENDO ameze ate bwa mbere na mbere PENDO ameze ate? PENDO arameze neza nta kibazo tu. Muraherukana se murwa kuvugana? Okay kila siku turavugana tutanahuye turayaga WhatsApp. Mu urukundo rumeze neza ruri kubira? Ibintu ni original nare bito. Gashoza Ntambara uramuzi se? So Gashoza Ntambara kiganiro cyo narakibonye kuri Kigali ariko ntago nabyakiriye cyangwa se ngo mite ngo ndabyitaho cyane kuko mu cyundi baravuga ngo hari ba Rwankabiyago no kuvuga iki bwo ni abantu badakunda kubona abandi bari kuganira abona ko umwanya ubona abantu bari gusenyana bari kurwana bamenagwana imitwe tu mu guha ikinyamenyo na cyagihongeka. Oya nta kibazo nturakare kuko hano turi kuganira turi kugira ngo dukemure ibyabaye hagati yawe n'umu ex cyangwa se n'uwo bari gukundana ntago tuje kugira ngo turakaranye tujye kuganira hagati yacu kugira ngo niba hari icyo wifuza kubwira Murundi kimugezeho ngaho tubwire wifuje gura na Murundi twabahuje gira ikintu wamubwira cyangwa se icyo wifuje kugira ngo ubwire Murundi cyangwa usangize Murundi kubyerekeye ubuzima bwawe ndetse n'umukunzi wawe. Okay murakoze. Nago naje gushoza intambara nkuko navuze nitwa Gashoza Ntambara. Naje kujya tuganire hagati yanjye na Murundi biranejeje kuba turi kumwe buriya ni byiza cyane. Hagati aho ngaho Murundi ni byinshi nagiye numva kuri we na PENDO ariko nge nago byagiye binshimisha ndakeka narasabye ni Imana imfashije ni nk'Imana sibyo kujya mure nawe kujya tuganire ngiye muri akanya nago PENDO turavugana phone ndayihamagara nkayibura ariko byibura ubwo Murundi yaje waranyihera n'amakuru ambwe nuko ameze bitandukanye nuko ngiye nibyo ngiye nibwiraga ibyo birabimagije noneho naye musangize byinshi kuri PENDO na Gashoza Ntambara. Muri wakire gute kuba uri kumwe n'uwahoze akundana na sheri wawe? So nago navuga ngo si byiza mu magambo make sinzi ukuntu babyitwa
nanjye bago ni benda hamwe none hagati yanyu wa mugana umuntu yabyita iki abantu basangiye abenda hamwe n'abantu basangiye umugore sibyo ariko mwese muramuzi ushatse kuvuga mwese mwarakundanye ubwo dushatse kuvuga ko muri abenda hamwe nyine ko ibyo gashoza nambara muziho nawe nibyo umuziho kantu kabenda hamwe bakitwa ku bantu dufate urabona nk'untoye umugore nk'abana nawe tukahukana cyangwa tukavana gataja kuri uyu umwanya katwaye benda hamwe cyane subu muri iki nimba mutarabenda hamwe nago ndamushira abakiba babagabo nago babaho nago ndamushira mu mago na jama nago yigeza mushira mu mago sinzi uko ngombwira kuba uri kumwe nawe murakanya uri abakunda hamwe mwakunze umuntu umwe uri kubyakira gute cyangwa se wamagani muri abasanzire wakire gute kuba uri kumwe ku giti cyanjye kuko ni bya pendo byaciye kure kuko yaraje agaragara ko nsaba urukundo sinahize ndabyumvisha ako kanya sinanabyakiriye byagiye kugaragara yuko dushobora kuba twogirana ubusabane bw'indani bwimbitse haciye kure kumva kubona ino interview cyangwa se kumva umuvandimwe w'umu-ex we nkuko abivuga ashikirije amagambo nk'ariya ku itangazamakuru ntabwo byotumye direct mvuga ati reka ndabihamye ibyo bintu nibyo oya ndabyumva wenda nawe ku giti cye n'ubu ngubu tuvugana araza kubimbwira ariko nanone jewe ibyo bintu kugira ngo ndabyemere ni bya bintu nyene kuri jewe ibintu byanjye byose ni bucece ibintu byanjye byose ni buke nkabanza nkaperereza ikintu kwanza ikintu nkagiperereza imbere kugira ngo mbashe kuba no kwemera ngo ni iki ngiki ngomba kuba no banza nkayaga na pendo nkabimuyagisha nkabimubaza fresh numva ariko arabimpisha kuko urabizi nigeze avuga yuko yigeze yanagira n'umuntu bigeze gukundana ibyo narabihaka we yatubwiye ko ari we wa mbere okay ako kantu ariko kazotuma ndamufatisha wenda tubwire umusheri we wa kera cyangwa se umu-ex wiwe atubwire neza imva n'imvano yifuje kuvugana na Murundi ubwo none watangira utubwira kubyo nanjye wambwiye ubushize Murundi wenda ashaka kuba atafite amakuru menshi ahagije kugira ngo nawe amenye impamvu wifuje kugira ngo uhure nawe murakoze cyo nabanza kuvuga cyane nibariza na Murundi se aza kuvuga mukundane yigeze kuvuga yuko wenda yari afite ex cyangwa yaje kuvuga yuko nawe yari afite wenda kujya imbere nabona aho mera mubwira imva n'imvano hagati yanjye yigeze bikubwira jewe ku giti cyanje pendo kugira ngo ntangire kuvugana nawe twatangiye kubonana so boroke twabonaniye ariko ntitwabasha kuganira ngo tuyage kuri byinshi ariko noneho aza kwitabaza itangazamakuru ngarankunda ngagira iki niki ndakeka umunyamakuru yakora kujyo itangazamakuru yaramubajije usanzwe ufite umu-ex nanjye ibyo bintu nabibonye nyuma ndi kureba icyo kiganiro yaravuze ngo oya ku giti cyanjye tumaze kuja mu rukundo hari no saha nagarabyemera shobora gusanga ari umu-ex wa zamani atakimwibuka niba ari wavuba nabwo ubwo iryo kosa naryo reka nanjye ndaribare ubwo no kuvuga ngo ntabwo ugeze kubwira ko yakundanyeho n'umusore yakubwiye ko ari wa musore ba mbere bakundana kawaida yambwiye ngo ibyo wenda nibyo yakubwiye ariko urumva ko atari byo kuko umusore yagaragaye gira ikindi kintu umubwira noneho birambiye urumva ko icyo cyo yarakiguhishe ubwo we nawe sinzi uko muri buze kubiganira kuko biri kose murabona icyo nabwira Murundi pendo ni ex wanjye twarakundanye mukuye mu cyaro Nyamasheke ari umuntu nyine w'umuturage uraho udasobanukiye n'ubuzima kuko yarambwiye ati abayeho nabi ni mufashe nawe arebe kuntu yazamuka nyine mu bigendanye n'imibereho wenda uko byari bitandukanye nuko yaba mu cyaro ageze no mu mujyi wa Kigali ibyo narabikoze muzana mu cyaro nk'umukobwa utaracangamuka neza muzana muri Kigali ndamusirimura mukorera buri kimwe cyose nkuko wakorera nk'umwana wawe sibyo kuko iyo ufite umwana ugomba kumwitaho sibyo ukamenya buri kimwe cyose pendero nawe narabikoze nzi ngo ndi gukorera umuntu mwiza umuntu nkunda ariko yanabye mu nama ikintu cyembaje no kugenda avuga ati uriya naho muzi ubwo yari amaje kubona amaje gusirimuka amaje gucya isuri imaje guhinduka bitandukanye no mu cyaro icyo kintu rero cyambaje ndavuga ni ese ko mbonye Penda ari gukora ikiganiro avuga ko yakunze Murundi
kandi we ntacyo mwapfuye. Nta kintu na kimwe nigeze mpfa na Pendo habe namba. Nimba naramubwiye nabi yo mu ijoro yabimora. Yaza wenda akanavuga ati sheri warambabaje ariko urumva ko nta cyabaye, ntacyo yakubwiye, ntacyo yamubwiye agiye kumva ubona ikiganiro ivuga ko afite umusheri. Nta cyabaye nibyo nimvuga ngo nawivuga amabe ameza hari. Nshobora kuba ndi kwivuga ameza kandi hari amabe. Wenda turi kumwe akambwa ati hari ikintu hagati yanjye nawe. Wowe uri kumva ntacyo wenda uvuga ati hano yarakosheje ariko nanjye hari ikintu nifiteho cyangwa cyaba cyaramubabaje ku giti cyanjye wenda mvuga nti kuri isaha wenda yanambabare nubwo afite undisha ariko nawe ukaba wenda ufite ikindi kintu namukoreye ukaba utashaka kukigaragaza. Wa magana ukaba uri kwivuga neza ko amakosa araye kandi nyamara nawe bifite mu ruhare. Ngiye muri aka kanya nta kintu umutima wanjye unshinza naba narakoreye Pendo sibyo kuko ibyo nakoraga byose naharaniraga kubona Pendo ameze neza kandi nirinda icyamubabaza giturutse kuri njyewe. Rero ku bwanjye ku mutima wanjye ndi umwere nta kibazo mfite hagati yanjye nawe. Murugira ikintu mubaza rero ku magambo avuze kuri sheri wawe. Okay, amagambo avuze hari akajambo avuze ngo yamuvanye mu ntara ngo ameze nabi amuzana ikigara aramusirimura agira iki ko nanone Pendo tumenyana cyangwa se mugira ikintu umuganiriza ndakeka Kigali yaramuganirije ibyo nabyo yigeze avuga. Ubwo hamwe nusanga ari byo sinumva ukuntu nahita ndamuharura umubare no mushiramo si ndi kutekereza. Ikiganiro twakoranye n'uyu musore warakibonye. Narakibonye gusa nabwo nigeze ndavye ko ibyo bintu ari byo navuze ngo ni babandi bagwanka biyago. Amagambo yavuze akomeye wenda ntago ari ngo akayasubiramo yavuze ko Pendo ikintu yamukurikiyenyeho ari amafaranga cyangwa se ibyo yarafite byaratunze. Ibyo byo bivuga hiki kuba umusheri wa cyangwa se umuntu muri kumwe bari kumushinza gukunda ibintu no gukunda utuntu ku musore bakundanye wese. Kuri no saha nta gihamya noshiraho kuko je sindabyemera neza. Ngomba kumushira ahantu nkamuyagisha tukayaga nkumva ko ibyo bintu nkumva kamukuri kwabyo. Numva nabwo aracabimisha tena nkagerageza uburyo cy'ibyo bintu no bimenya kuko umuvandimwe kuba yabivuze birumvikana nawe bishobora kuba byaramubabaje cyangwa se bishobora kuba byarabaye byanyabyo nawe sinamuhaririza ariko nanone nanje nago nafatiraho direct ngo ndabyemeye. Reka Pendo tuze twicare ndamuyagishe ndamubaze numva ko akomeje kubinyegeza kubimisha nzogerageza uburyo cye numva ko no bimenya ko ari byo cyangwa se atari byo. Nandi hoho kuri no saha sinzi ukuntu mise nangira kwiyumva none numvise iryo jambo rimuvuye mu kanwa ngo yamuvanye mu ntara ngo yagize iki. Tubwire mu mibanire yawe nawe ku buryo mwari mubanye ko mwari mumeranye hari ikintu urabona kiri nyine ku bintu atubwiye ko akunda amafaranga hari ikintu wari wamubonaho cyerekeranye wenda no kuba we akunda utuntu akunda amafaranga ese yari yabikwereka hari ikintu aragusanga uvuga uti wenda ibyo yavuze koko nibyo. Pendo nta bintu byo gukunda amafaranga angaragariza cyane n'umuntu tuganira tukisanzurana buri kimwe cyose ntabirenze ariko kuva kino kiganiro gisohotse cyo we mujama ari kuvuga biriya je narakibonye ariko we atari yakibona sinigeze ndabimwereka cyangwa ndabimubwire kubera ko nanone nzi ko mwari mwamamagaye mubwira ngo hari umuntu ngo muye gusaba Pendo gukeneye kubahuza ngo tubaganirize avuga ati reka noneho Pendo maze ndeke kubimwereka kino kiganiro. Ubu se we ntago arakibona wenda avuga ati aze akwibohoreho akubwire no munsi cyangwa yakibonye ariko kuva kiganiro gisohotse ndabizi neza nabwo yakibona kibonye no munsi cyangwa se yakibonye ejo. Nyuma yuko utanze kira kiganiro ntago Pendo yize guhamagara ngo avuga ati wanteje abantu watumye ngaragara nawe imbere y'abantu nta kintu nakubwira. Pendo nta kintu turavugana ntashaka no kunyumva sinzi imba yaracyumvise cyangwa ataracyumva gusa ngerageza kumuhamagara nkamubura naho ibyo umuvandimwe avuze ngo nagaramwaka amafaranga cyangwa utundi tuntu tw'utugeso nkuko nabivuze nirwo bikangoye sibyo muri aka kanya ashobora kuba atarabimwaka ariko bura afite projet bivuze ngo amara igihe akabikora we arabanza akagutwaza gakeya akakwereka ko nta kibazo sheri rukundo rumeze neza ariko iyo agiye kubwirira rimwe bya bindi byose utigeze utekereza cyangwa ukeke ukumva nyine uratungwa ariko bitewe n'uko wenda aba yakuguyaguye neza urumva nawe ushobora kubyanga rero nawe buriya ntigiye gitoya azibonera ukuri. Wenda murugira ikintu ku magambo nyine akubwiye ku bintu tuganirije
kuri wowe uri ku ruhe ruhande uri cyari ku ruhande rwa sheri wawe cyangwa wumvishije kuko akenshi ntabwo abasore bakunda kugira inama bagenzi babo tuzi ko ibi niyo binabaye undi aravuga ati nawe nibimubeho nkuko nanjye byambayeho nta kintu namubwira ko rero yafashe umwanya ngo akaba yifuza kugira ngo akubwire neza uburyo witwara n'uburyo ugomba kwitwara imbere ye cyangwa se imbere ya sheri wawe ubyakiriye gute byakiriye nabi wifashe nk'inama kugira nk'umusore mugenzi wawe ugiye wanze kumva inama ye kuri wowe ugiye uri mu ruhe ruhande agataho kawaida umuntu aserura ibintu bimurimo ari uko nawe byamubabaje cyangwa se byamugeze kure kuba rero abivuze uko nguko nanje kubwanje nabwo najana n'ibije cyangwa se ngo ce ngira ko direct ako kanya ndavyumva gusa stile kuntu yabivuze harimo n'impanuro pe kuko nanone ushobora gusanga ivyo avuze ati atangira polepole agutwara fresh buri kimwe cyose nyuma hagera nyuma y'imyaka cyangwa se nyuma y'iminsi mike ubundi agatangira kugira iki ibintu by'ubumani nyene ugatangira ubumuha polepole tugaragaza ikintu yashaka mbere ariko ntabwo ndabihamije cyane nuko nguko bimeze ni buke reka nzagerageze ndebe nanjye ndabyibonere tu kubyibonera nuko nzomubaza namara kumubaza nkumva akomeje kubimpisha nazabiperereza nkumva nibyo ubundi nkamenya gufata imyanzuro kabisa kuri ubu ngubu rero ubwo wenda reka twizere ko bigushimishije kuba wenda bakubwiye bati nyamuneka umukobwa muri kumwe ntago ari byiza reka mbe wenda mbaze Gashozo nambara Pendo ni umukobwa mwene mukundanye wakweretse yuko akeneye ibintu byawe cyangwa se agukeneye ikindi kintu atari urukundo cyangwa hari nabandi ni ibintu umenyereye cyangwa se uzi neza ko umukobwa wese mukundanye hari ikindi kintu wagushaka icyo nakubwira cyo ibi ni ibintu bimenyerewe nubwo nigeze murana by'inshuro nyinshi kuko akenshi na kenshi sinabiboneraga umwanya nabaga nibereye muri projet zanjye ndi gukora ariko aho byambereye nabonye n'abandi n'abagenzi banjye nabo bigenda bibaho uko bukeye nuko bwije iyo ni ingesi imaje kwaduka nda mu bakobwa sibyo wenda reka mvuge gutyo ko ari igihe aza kweretse yuko agukunda muri kumwe ariko muri we azafite intego y'ikimuzanye iyo ntego rero y'ikimuzanye amaje kukibona agutera uw'inyuma naho kuvuga Murundi avuga ati ntago arabimubona undi aravuga ngiye ntago nababazwa wenda nuko namubwiye ukuri washobora kuvuga ati Gashoza nambaraje agira ngo adusenye undi baravuga ngo usura mu musumba yihanganiye ibimutokoza sibyo muri aka kanya nshobora kubikora bimbabaje sibyo ariko nkabyihangana rero yumve yuko naje nje kumusenya ahubwo nk'umuvandimwe nk'umusore mugenzi wanjye naje nje kujya muhe inama nawe nakora ibyo nkora ahubwo we atoranye mu byo navuze yifatira umwanzuro nk'umuntu mukuru yego ni uwuhe mwanzuro ugiye gufata ntabwo turi kugira ngo utere umugongo uwo mukundanye cyangwa se uwo muri kumwe ariko nanone nk'umuntu uragenekereza ukavuga ati uyu aravuga ukuri cyangwa uyu arabeshya mu gihe wa mugani tutaravugisha Pendo ngo tumuganirize ku byo bari kumuvuga cyangwa se ku byabaye ku biri kuvugwa biragoye guhita umuntu afata umwanzuro kuko nawe birakubwiye guhita ufata umwanzuro ngo Pendo uramuretse ngo Pendo ni umunyamafuti kuko ntabwo tuzi neza ukuri kwe nawe wenda azaza avuga ukuri kwe ku ruhande nawe azatubwira ibibi bye bya ex we ku ruhande muri aka kanya rero nawe uracyari hagati nk'ururimi ntago uzi uwo wakizera suzi utakizera kuri uyu munsi ugiye gukora iki kugira ngo umenye neza ukuri aho kuri niba uzi bubwire Pendo ati mbwiza ukuri niba uri bubigenze ute muri uyu munsi muri aka kanya ugiye gukora iki kubijyanye n'urukundo rwawe nawe cyane cyo ko watubwiye ko mugiye kujya i Burundi watubwiye ko uzamujyana i Burundi wanyu kujya kumwereka famille ibyo bigeze he twirengagije biri kuvugwa byo byari bigeze byo kujya i Burundi cyo kujya i Burundi se kitwa cyabyigaho ariko bivanye n'ubuntu nyene bw'u projet nari ndimo nkora twe twabisubitse tuvuga ati wenda turi kuno mwaka wicume uvemo ubundi nyuma y'undi mwaka ukurikira tubihereremo nizo gahunda zihari none ku makuru wumvise ratari meza urumva mufite gahunda ndende ngeze kutubwira ko mwana abana urumva ntabwo ajya kwerekana umuntu wanyu utazabana nawe amakuru wumvise rero ku uyu munsi yakiriye gute ntago ari meza sinamabe cyane ariko numenye ukuri wenda uzayimenya kuri ubu ngubu uhise umufata gute ugiye kumufata gute ubyakiriye gute ugiye gukora iki kugira ngo umenye neza amakuru yizewe okay ibi kuba ndabyumvise cyangwa se mujama bimbwiye
ntabwo binshimishije cyane nubwo binambabaje cyane ahubwo ntabwo bibaye amayaga asigara kicaro sinzi niba icyo kirundo cyumva ntabwo bibaye amayaga asigara kicaro ubwo nuko inkuru umuganiriye ahantu mwicaye zikasigara aho ngaho bivuze ngo ntabwo birangiriye urabitaha ndaje ngende kuko nabwiye ngo ntabwo nogenda mfatiraho direct ibintu umuntu avuze hari bagwa nka biyago hari iki hari n'abantu nyine avuga ko byababaje kuko umuntu asora ibintu akeneye guteranya abantu canke se akeneye kugaragaza akabaro kiwe hagati aho ngaho ubwo noneho reka ngende nkuri perereza ryanje kuri Pendo mubaze neza twicara ahantu tuyage kuri byinshi gerageza uburyo cy'ibyo bintu mbimubaza numva akomeje kubimpisha canke se akaca bingaragariza direct akabimbwa ati naze kubivuga uko nuko okay ubwo ndahita amenye umwanzuro ngomba usanze ibintu uno mu ex wavuze ari ukuri wakora iki sanze ari ukuri reka ndeke gufata umwanzuro w'ikintu ntaramenya shaka kiro kiganiro akibonye no kuvuga ngo hari ikintu ushaka kuvuga ati nje nsanze iki kintu umuntu yavuze ko ari ukuri umuntu yaragikoze nakora iki ntago nubundi nago ari byo kuko nago uramenya ukuri ese usanze ari byo usanze ibintu bakubwiye byose ari byo usanze noneho ukanibuka mu gihe mumaranye hari utuntu wenda yajyaga akora ntutukeke neza ariko ukabona nyine harimo ikibazo ariko kubera kuzi ko izo ngeso utazimuziho ntubitindeho usanze rero ariko ateye ya miterere bakubwiye ariyo kuko wabyakira gute wafata uwuhe mwanzuro no guruhande kandi ruherereho birashoboka bikaba ari nabyo reka dufatika ari byo ariko mu buzima urabizi umuntu akora ibintu kagera abona ko ibyo ariko arakora bitari byiza niba siri umuntu dufate example nk'abakobwa bigurisha hari ukuntu yicuruza akicuruza akagera akabona yuko nta bizomugeza reka ndabihagarike none nshaka umuhungu ukundana byanyabyo hari ibindi byerekanye n'ibya onkerewe byo ndabikeka biriya by'ubuzima bwe ndayibonye nayo yatumye nangira kumwumvamo cyane ndakeka narabivuze hari inkuru uyu mugabo rero muri kumwe atubwiye ko ntabyazi ku nkuru ya Pendo yakoze y'ubuzima bwe na onkere kuntu yamufataga nayo abana byose murabizi ntabwo twajya kubisubiramo watubwiye ko ntabyizi ntabyo nzi ngewe kugirana n'ubu urumva nyiri kumukura inyamasheke aho yabaga iyo nkuru ye ntayazi y'ubuzima bwe kandi umuntu mukundana ubundi kirazira kumuhisha ibintu nk'ibyo ngibyo we Murundi nawe wowe wabibwiwe nitangazamakuru ndakeka niho wabibonye cyangwa nawe ni we ibyo ibihe zinkuruye na onkiri we by'ubuzima bwe ntabwo no kongera gusubira inyuma ndamubaze byose kuko yarabicishije gutangazamakuru ikiganiro ndacyumviriza cyose none se reka nkubaze ni gute wahisha umuntu mukundana ukajya kubishyira ku itangazamakuru uwo mukundana watabizi nabyo ni ikibazo urumva ntiyigeze bikubwira mbere wagiye kumushaka nyuma ngagusobanurira kuki utibaza impamvu yabiguhishe bwo mbere nyine uvuga jewe abikubwiye mbere ariko itangazamakuru ikayimenya mbere yawe iriya story ayishaka gutangazamakuru hari ubwo se gishika tuzananye yaramaze kuza rimwe ku itangazamakuru ansaba urukundo ntabwo tuzanye birenze ubwo nta mwanya nari mfite kuja kumaza ngo bimeze bite ngo iki n'iki kuvuga ngo yari kubimbwira mbere yaho dukundana ntabwo byari gushoboka na gato ex wenda reka nimubaze ukimenya kumenya iyo nkuru yuko shiri wawe yaba yararyamanye na onkere we ntabwo wari ubizi ntiyabikubwiye ariko byanze bikunze ukurikirana imbuga nkoranyambaga warabibonye wabyakiriye gute ko bwawe urumva umuntu wamwikuriye mu cyaro umuzana muri Kigali uramuremanduza ko ari kumurema uramusirimura ariko nyamara icyo kintu nakiguhisha ukimenya iyo nkuru wayakiriye gute nk'umuntu muri gukundana ariko uri kuguhisha amabanga ye nyamara we umuntu wakayamenye imbere nyamara ukayamenya nyuma y'itangazamakuru ko yumva ngiye nyimara kubyumva numvise ko harimo ikibazo ndatungurwa muri ngewe nk'umuntu wigereye iwabo Nyamasheke twajyaga tugenda no kubasura naratunguwe ndavuga se umuntu uko tumaranye imyaka myinshi dukundana ni gute yamisha icyo kintu kandi twaragiranaga hagati yanjye nawe partnership iri hejuru sibyo nahise numva yuko wenda yari fake news kuko nta kuntu amara n'umuntu igihe kingana gutyo mukundana ngo ubu utazi ibyo byose kandi ni wawe warajyagayo nge nahise mbifeka numva yuko atari ibyo afite nahise numva yuko afite intego y'icyo ashaka kugeraho none aravuga ati kugira ngere ku icyo nshaka reka nkoreshe iyi tekinike kugira mbashe kuba nakigeraho wumvaga ari igice ashaka kugeraho rero umuntu yakora inkuru nk'iriya uvuga ngo hari icyo ashaka kugeraho cyari igiki wumvaga se byatuma wowe mutandukana kuko yari yamaze gukunda undi musore
urumva byari gutuma wenda ubibona ukarakara ukavuga ati ndamuretse ndeka mureke wenda bikatuma abona impamvu yatuma mutandukana niyi mpamvu wumva yaba yarabiteye nyamara akabigusha kandi uri umuntu wa mbere bakabonye kumenya. Buriya rero biragoye kumenya ikiri mu mutima w'umuntu. Imana yaduhishe byinshi sibyo, ntago napfa kwinjira mu mutima we. Ushobora kubukuna n'umuntu niyo mwamara imyaka 1000 ariko kujya uzamenye iki murimo indani biragoye. Gusa naravuze ni kuba yateguye kuvuga yuko onkre we yakoze biriya ni nko kuba yarateguye kujya icyo ashaka kujya kigireho. Ngiye nimbyumva mite nungurwa mvuga ati ni gute ngiye nakomezanya ariko hagati aho ngaho reka nanjye ngiye ku ruhande rwa Pendo gato. Nawe ngubo waba ubizi neza ko bijya bintu bibuza biteguye, bijya bintu biteye agahinda, ntago ari ibintu wavuga uteguye. Nawe ubwawe ushize mu nyurabwenge mugani w'Abanyarwanda ntago wajya gutegura ibintu byo kuvuga ngo wajya ntago bishobora kuko nta kintu aje byumva yuko wabeshi ko mwajyamanye. Numva na famille ntago yafata n'undi muntu wundi badagira ikintu bafana ni onke ni wo mu muryango muri famille. Ubwo se aciye abyumva bagiye kubesha sindi kwiyumvisha neza ko kantu wenda ibindi byose birashoboka. Reka ku kantu wenda ashobora kuba yarabimuhishe atigeze bimubwira kwera impamvu runaka wenda nkuko umuvandimwe yabivuze kwera impamvu wenda target yiwe yari amafaranga cyangwa se yo kugira ngo mugire neza, ariko hari ibintu byiwe indani ashobora kuba kuganiriza ngabikubwire byose. Gusa ku kantu okay byaramubabaje birumvikana, ariko nubwo byamubabaje ihangane ako kantu ashobora kuba yahise agatekereza yuko ibyo bintu yari Pendo gukoza nkuko bitegura, ariko ndabirebye cyangwa se n'undi muntu wabirebye ntago yarateguye iyo nkuru. Murumbwira mu mubano wanyu na Pendo ni ikihe kintu kidasanzwe ubonamo, cyangwa se ni ikihe kintu gisa nk'ari gishyashya ubona mu mubano wanyu mu gihe gito wenda mumaranye ntago ari kirekire, ariko ugira ikintu tubwira wenda we ntago nkubwiye ngo umuvuge nabi cyangwa uvuge gute, ariko mbwira Pendo umubona gute mu gihe mumaranye, izo ngeso bari kumuvugaho arazifite cyangwa ntazafite, umubona gute nyine nk'umukobwa muri wa mugane. Reka tuvuge yuko ari intango ari intangiriro. So kuva igihe tumaranye umwana mwiza pe turaganira, nashobora ko yomara umunsi atamvugishije, ntabwo nuba namuvugishije waragerageza uburyo cyamvugisha. Okay, icyo ngicyo ndakimushimira. Okay, aragaragaza uko yagaragaza urukundo kutangaza ko bakashaka kunkundana nawe. Okay, style no mu buzima busanzwe arabinyereka, turaganira byinshi cyane turaganira kabisa. No mwana mwiza nta kibazo kiwe, ubu ntacyo mushinze. So ntacyo mushinja, nta nicyo ndamushinja mu gihe nuko byo uri kuyikumva nta niki. Oya nta kintu ndamushinja mu gihe amakuru ntarayafata neza, ntabwo arayafata neza. Kamanzi ndayimenye nawe ushaka kuba ukunda nabi cyangwa se wizera umuntu cyane. Kuri ubona yaje ambwira ngo arankunda, ntawe usa ndabyemera ako kanya nabaza ko abikubwira watinze no kumwemera kuko abivuze inshuro nyinshi. Nimba wari ukiri kumwigaho kuki watinze kumwemera? Nyene kujya ubona natinze nari mfise byinshi nkeneye kubanza kumenya kugira ngo nahubuka canke se najana nibije birangire nsanga nitara ukuntu ubuka gato gasanga bitaye mu kibazo. Kure narabitekereje gakeya mbona nyene biri ngombwa turabikora. Nanone iki ngiki canke se ibingibi umuntu nagerageza akabona nibyo canke se sibyo, ubwo imyanzuro izafatwa nyuma. Reka ngaruke ku ex wiwe ku nama wagiriye Murundi cyangwa se kubyo wari kumubwira kuba bese nta ruhande atweretse, ntago tumenya hana ntago yaguhakanije ibyo wamubwiye, nta nubwo yabyanze, ariko nanone yavuze ati nzabanza nganirize umukunzi wanjye mubaze neza nimba yanabikoze bitewe n'iki. Wakiriye gute uburyo Murundi abivuze rero uburyo byakiriyemo? Wakekaga yuko ari buhita mwanga, wifuzaga yuko abari bati batandukana wowe mu gutekereza ko ababwira Murundi watekerezaga icyaho hagati aho ngaho, cyangwa wifuzaga ko batandukana kuko nawe yatumye nawe mutandukana kandi utazina? Nkuko ubibona niyo navuga amaso nawe yakwihera sibyo, ntago nishimye, ariko nanone ntago ngomba kugaragaza akababaro. Umenya waramukundaga cyane kuko agahinda ufite wagira ngo ni ikindi kintu yagukoreye kidasanzwe nyine tu. Ibintu byose iyo bibaye ugomba kubyakira uko bije kandi ukagerageza uburyo kigomba kwikura mw'icyo kibazo. Ntago ikibazo kiza ngo kikubere umutwaro, ahubwo gerageza wowe
ubwawe kuba wakikuramo maze utangire wenda ubundi buzima ku rundi ruhande. Icyo navuga ku muvandimwe Murundi singeho ngo mvuge byinshi, ahubwo ni courage mu rugendo bagiye gutangira, kitari cyaba atari cyawe uramanika, nanjye rero namanitse. Ntabwo byari byawe waramanitse, mbese uramuhariye Murundi? Ya ndamuhariye nta kibazo. Muri bagusigiye. Okay, nyene hagati umuvandimwe nanje kubyo yagaragaje cyangwa se yakoze kwitangazamakuru ndamushimira, kuko bavuga ngo akari ku mutima gasesekara ku muntu. Ibintu yumva bikurimwe ni ngo ubivuge. Niba nanone stili wabivuze kugira ngo umubeshere umuteranye n'abantu cyangwa se n'umuntu, cyangwa se niba wabivuze ibintu byakubabaje, yihangane mu buzima ibintu birabaho, ariko kawaida nagubona umuntu umuhanda ngo umenye ati yahuye n'ibazo binibi. Sanga ibintu byarabaye kandi byanamubabaje, nizo nzira zose zaraciwemwo, umukobwa akagera yaho abona yuko icyo ashaka yakibonye, agiye noneho guhindura imikenyuro, wenda agiye kujya mu rukundo bya nyabyo, cyangwa se agiye gukura mu magambo make ngo bagukura undi. Ubwo nyene jama ndamushimira ko yagaragaje ibintu byari mubabaje, nkawa nteganya kuzanamushimira nyuma yaho nzamenya amakuru neza y'ibe bintu. Uzamushimira mu buhe buryo Murundi? Uye risese niba arikisha isuka. Ariko wanze kuva kwizima, n'ubundi wavuze ati kubimbwe nigeze, ariko ntago none nafata umwanzuro. Urumva rero ntago uzi neza nawe muri akanya ahantu uhagaze. Ntabwo noca mfatiraho ako kanya ngo mfate umwanzuro, kuko nawe nabigusobanurira nanone kugira ngo Pendo numve yuko twokundana cyangwa tugire iki, mfite umwanya nafashe wabyo. Nibingibi reka tubifatira umwanya kugira ngo tudahubuka ku muvandimwe, no kuko yabivuze uko nawe, kugira ngo niba yaramufashije nkuko abivuze, yarabanje rabyiga imbere kugira amufasha ati umwana nshobora kuba namufasha kuko ameze nabi akagira iki, yozovamo undi muntu ataruyo. Nanje rero kanabyigeho ninsanga koko wa mukobwa ibyo avuga bitandukanye n'ibyo yaciyemo cyangwa se yabayemo, ubwo nyene ndamufata ukundi n'abafana baramufata ukundi. Murundi agira ngo mitandukaniro riri hagati y'abakobwa mwakundanye bose n'umukobwa wakwihebeye ari wabanje kwigaragariza gusaba urukundo. Buri muntu aba yarakundanye n'abantu benshi, ariko hari uwo mukundana ukavuga ati uyu mukobwa atandukanye mu mico mu myitwarire, gira ikintu tubwira mu gihe mu maranye ubona atandukanye n'abandi bakobwa mwakundanye. Icyo novuga, abakobwa nakundanye nabo akeshi umuhungu niwe yisabira urukundo umukobwa, ariko nanone hari n'abakobwa baronsabye pe bandi atari Pendo, barabivuze nubwo bataje kwitangazamakuru, hari abafashe nimero yanjye barabimbwira. Abana beza ndabashimira. Ubyumve gute kubwirwa n'umukobwa mwiza nka Pendo ngara? Nyine bya bindi navuga ngo akari ku mutima gasesekare ku munwa, nimukemere ko ibintu bibarimwo bibagumamo, ahubwo bisohore nyene, ubwo kuko n'imyanda ibintu babikurimwe, iyo bisohoye umwanda ubusohotse. Nyene kuba wifasha ukavuga ati ukabwira umuntu nagati ndagukunda, hakuvyigumiza niba umukunda nyene bivuge, niba akubwira ati ni sawa cyangwa se afite undi, uvyumva umenya hakiri kare cyo uzakumva ngo nzamubwira, kandi afite undi ukumva utabivuza hakiri kare ngo bimenye wishakira undi. Ivyo bintu navyo bari fo. Ni ikihe kintu Pendo yakora ukamwanga? Icyo yakora nkamwanga? Hari ukuntu ukundana n'umuntu ukavuga ati kanaka nkoreye iki kintu cyambabaza kugezaho ntamubabarira. Ni irihe kosa yakorera utamubabarira? Tutagendeye kuri ibi ngibi nyine nk'umuntu mukundana. Ahubwo nicyo kintu cya mbere, kuko tumara igihe gito cyane tuziranye Pendo cyangwa se dukundanye. Ubwo nicyo kintu cya mbere cyo gitumye ntandukana nawe, menye ko neza ijya bijya ibintu yavuze bya oncle wiwe wenda bitabaye, ako kantu konyene n'uwundi muntu wundi akamwangira. Menye neza yuko yabaye mu ntara yakundanye n'umujama yamufashe ibyo bintu, dad umukobwa kandi atigeze abivuga, atigeze anambwira yuko yigeze anagira n'undi muhungu bakundanye. Nanone utwo tuntu shobora kuba no mushira ahantu tukica tukatuganira, akambwira impamvu yabimpishije n'iki, numva ndabyakire tugakomeza urukundo, ntabyakira nabwo rebana bikarangira. Pendo rero afite abafana benshi, afite n'abakunzi benshi, afite abantu bamukunda, hari abantu benshi banyaka nimero ziwe. Muri wenda gukundana n'umukobwa uzwi cyangwa se mwese muri abastari, ntago bijye bikubangamira rimwe na rimwe. Urumva ukina filime nawe yaje mu bintu bya filime murakinana, ntago bijye bikubangamira ukavuga ati wenda bazamutwara ki cyangwa se azanca inyuma ngo biguhangayikeshe. Ni byiza cyane kubera ko yo ukora uri mu bintu bya showbiz, ukundana n'umukobwa nawe ibyo bintu bisobanukiwe, biba byiza kubera ko akeshi nkatwe ibintu dukora keshi duhura dufate bagenzi bacu abakobwa stile, kuko urabiza umuhungu ugaragara mu bintu nk'ibi ngibi akeshi
byo mu mafilime n'iki akenshi abafite imigenderanire myinshi n'abakobwa ubwo rero ndi kugendana nabo wa wundi dukundana akabibona arabyakira abona karakazi ariko niba nkunda n'umuntu ibyo bintu byashobiza ataze byari byo yibereye hari mu ntara n'iki akabona ndi gupostinga ariko n'abakobwa tuvuye muri shoot cyase turahantu twagize agapati k'abakinyi runaka abantu mudada itajye mihari bya danje noneho umugabo we yanamugera muvugana kuri phone oya wanci inyuma n'iki uri kumwe n'abandi bakobwa n'iki ariko mu gihe wa mukobwa muri mu rugendo rumwe mukora bimwe arabyakira nkuko nanje ndamubona ari gupostinga abandi mu bintu runaka ndabizi karakazi kuko nanje ndi umukinnyi wa filime ibintu nk'ibyo ngibyo ngomba kubyakira. Hano hari umusore ufite umujinya kuri gufite imijinya PENDO cyamukunda naguravayo cyo no mubwira nawe niyihangane ko mu buzima bibaho twese twarakunzwe turanakugwa twarakunze turanakurwa sinzi ikintu kurwa gukura muri no misi bireheze okay umukobwa araza akagukunda canke se akaza agashaka ko mukundana afite intego ye kuko nta muntu amenye no biri mu ndi muntu kore twarakunze turanakurwa ni cyo kintu PENDO yagukuye kikiri kukubabaza kuko ufite imijinya uracyababaye cyangwa nturabasha kumwikura cyo nakubwira cyo urumva nimba ufashije umuntu mukura mu cyaro hari byinshi umutakazaho sibyo so kuba unaniye kubyirengagiza ariko byibura n'uwo umuntu ufashe aguhe n'agaciro sibyo ngiye ikintu kimbaza simbabajwe nuko namufashije mbabazwa nuko ashobora kuba uko agenda avuga ngo uriya nta kintu yamfashe naho tunaziranye nako kantu kumvishe none ukagira amahirwe ukicana n'uwo wenda yagiye abwira ati ndagukunda nako kantu kakubabaza muri aka kanya kubyakira birangoye ubusinagaragaje uburaka nitonze wagerageje ko biri kose nk'ubushize ariko kurakara wabireka ko byararangiye kandi byagiye ntago wabigarura yaragiye uzabona undi mukunzi kuva yagena nta wundi mukago muramenyana cyangwa murakunda byamaye n'isomo nago guhita ufata umwanzuro ngo nuko umuntu agiye isaha n'isaha ushobora kumva byashoboka ko mwasubirana rero nukihutire guhita ufata undi mwanzuro wako kanya bubanza tuze ushyire umutima hamwe ubashe kwakira ibyabaye byose then ibindi uzabitekereze mu nyuma kuko ushobora guhubuka ugasanga nawe ikimujyanye kirarangiye aragarutse ati mbabarira narakosheje kuko kubabarira bibaho kandi no gukosa bibaho twese tubereho gukosa kandi no kubabarira sibyo ukumva aravuga ati ndagarutse ndazi neza ko wamfashije aramutse agarutse wabigenza kavuga ati Murundi ndamuretse byabaye ndicujije wabigenza gute ashaka gusaba imbabazi mbere na mbere nabanza nkamubaza icyamujyanye nkuko nakomeje kubivuga kuko n'ubundi guhita ubabarira umuntu utazi icyamujyanye n'icyamuteye gukora icyo ngicyo n'undi saha n'isaha kuba utakizi ngo ubashe kuba wamenya uko ukinda cyangwa uko ukitwaramo n'igihe cyazajya kongera akagenda ariko iyo wabashije kumenya ikirimo umuntu indani nta kubyitwararika birakorohera kuko nago nezezwa no kuba wenda PENDO hari ikintu kibi cyamubaho kuko no muntu kubivuga biranze ariko nibibaho kuba warakunze umuntu cyangwa mwarakundanye wenda byo gufasha byo nibisanzwe ndeka twe kubitinda ariko ukimukunda nta kintu umupfuka ajya kumva ngo yagiye atagusezeye atakubwiye ikintu umupfiye nabyo ku rundi ruhande none birababaje ariko nta kundi umuntu yagiye nta kugaruka aba yagiye turi gusoza ikiganiro ndagira ngo Murundi ugire ibibazo bibiri ubaza umu ex w'umusheri wawe nawe akombareza ibibazo bibiri dusoza ikiganiro ibibazo bibiri namubaza kabase okay icyambere namubaza niba koko yarafashije PENDO yaramufashije mu buzima yaciyemo ni iki cyatumye ataza gutangaza amakuru kubivuga uko atabanje ngamubaze nawe impamvu yagiye agaragaza ko atamuzi icyo ni icyambere impamvu ni igiki cyatumye avuga amabanga cyangwa se ubuzima PENDO yaciyemo cyangwa se yabayemo kutangaza amakuru atabanje ngamuganirize amuyagishe abanza mubaze nawe impamvu yagiye gutangaza amakuru abwira akeneye gukunda Murundi atamvo yatumye bavana n'uwa mbere cyangwa se nta mpamvu yabiteye banza musubize icyo nasubiza umuvandimwe ni kimwe icyatumye njya kwitangaza amakuru nta kindi nuko hagati yanjye nawe
hari harimo nk'urujijo kuko nimba umuntu ashobora kuba yagenda avuga ati ntabwo uramukunda naho tuzanye muri karitsiye ukajya kumukuma byafashe indi ntera byageze mu itangazamakuru aho ngaho nabagusenya sibyo rero njye nabyo ni nka mugenzi wanjye reka mbivuge gutyo reka ngiye mugaragariza ukuri byibura nawe abashe kuba yakuramo ibimufasha ibitamufitiye akamaro byihorere ni muri urwo rwego nabikozemo kugira ngo nabashe kumva yuko ibyo mubwira ari ukuri. Bagusubije mu ikibazo cya kabiri gusa ikibazo cya kabiri wabanza akakireka azakibariza Pendo. Ikibazo gira kabiri bye ni byinshi byiza amabaza Pendo wone kuri maza kwitangazamakuru. Gira ikintu ubwira umuntu ugiriye inama rero igira ijambo ikibazo umubaza ku nama umugiriye wenda umubaza ikibazo kimwe cyonyine dusoza. Ikibazo kimwe namubaza ese nyuma yo kumva ibyo namubwiye aramutse asanze ari ukuri ese yiteguye gukomeza gukunda uwo Pendo cyangwa nawe yiteguye kuba yabivamo nk'uko wenda njye mbitekereza. Okay, ibyo ngibyo uvuze birumvikana ariko ushobora gusanga ari ukuri ko magambo make baravuga ngo ukuri kuva mu kundi. Impamvu mvuze ukuri kuva mu kundi ushobora gusanga wenda yaragukunze cyangwa se yarafise ikintu yagushakaho ko nyuma yakabona ati bino bintu sinzobihoramwo nabihoramo kugeza ryari nozenda nsazira iwacu reka ngerageze uburyo ki uriya mujama wenda rifate akaba yarankunze reka mbivuge nkaho wenda ukunguko ushobora kuba yarankunze bukati noneho bya bindi byo gukura cyangwa se byo gukunda umuntu namukunda reka mbivemo nawe abimenye yuko namukundaga abibone yuko noneho ngiye gukunda ashobora gusanga ari uko bimeze nkamenye iby'umujama yuko ari ukuri bya nyabyo nanone nkahita nsanga umukobwa mu busobanuro mpaye nawe akabinyemerera kangwa ati none nge nageze aho ndatekereza ndicara ndatekereza ndabigenza uko ndabyigaho ko mbona yuko bino bintu by'ubujyajya no bihagarika akunda bya nyabyo mitanza gukunda wowe nanone abinsobanuye uko nguko ari ukuntu umuntu agusobanurira ibintu atigeze nabikubwira mbere ariko bikarangira ubyakiriye ukumva ko uwo muntu ubuzima nyene ashobora kuba akeneye kujya kuba mu rukundo nta bya bindi bikiri mu mutwe none nabyakira uko bivanye n'ubusobanuro yampaye bwabyo. Reka dutegereze kuzabanza kuganiriza umukunzi wawe tukamenya icyavuyemo mbere aho kuri kwa nyakwano kuri wenda dusoza ikiganiro reka mbashimire kuba mwemeye kutuganiriza tutegereze ko Pendo azagira ikintu bivugaho bino bintu tukamenya ukuri kwa nyakwano kuri ko bya buri wese akurura yishyira nta wamenya ariko ko biri ko tuzamenya kuri ndagira ngo murundi dusezera abafana bawe abadukurikiye ndahereza n'uyu muvandimwe nawe yifuriza abantu be abafana biwe kuko cyane ko mwese muri abakinnyi ba filime mufite abakunzi benshi ubundi dusoza ikiganiro. So abakunzi ba Kigali 50 n'abafana banje nka Murundi n'abamfashe mu mugongo mu bintu nagiye ncamo kuva batangiye kumenya ndabashimira cyane n'abagaciro n'abafashe umwanya wabo no munsi ndabashimira hari uwaba mbonye ubwa mbere abo herekwa kino kiganiro mukumbona arusanzwe mbona bose ndabashimira cyane Imana bahezagiye ikomeze abungabunge nkanashimira babandi umwanya n'umwanya badahwema kumfasha gusapotinga bya bikorwa byanjye nkora kuri Marafiki 250 za movi zanjye bakomeza none bamfashe kuko bijya bintu tubikora kugira ngo babirebe nk'abavandimwe kuko kubireba no gudufasha gusharinga niko kuzamuka kwabyo niko kuduga. Okay, ndabashimira cyane Imana gira ikintu ubwira n'abakunzi bawe tugusoza ikiganiro. Cyambere wenda munyihanganiho gato cyo nabanza kubwira wenda Pendo undi avuga ngo wirukira ugusiga ugasanga ugusonga oya ngwiki wirukira ugusiga ugasanga wirukira ugusiga ugasiga ugusonga ugasanga ugusanga sibyo ubwo biragoye ubwo abantu bazi gufata mutwe bazatubwira ubwo rero icyo nababwira cyo Pendo nawe si umwana no umuntu mukuru azashyira mu nyurabwenge yumve icyo nshatse kuvuga. Okay, ndashimira abafana banjye n'abakurikiye kino kiganiro kinyura kuri Kigali 250 nkomeza kubasaba kudushyigikira Gashoza Nambara muramusanga kuri niyo TV 150 iyo ni serie yitwa Gashoza Nambara series ni filime nziza iteguye neza irimo inyigisho yigisha ku ngeri zigiye zitandukanye aba bakuru abana hose bara bimeze neza cyemba sana ukora subscribe share comment and like muro nibagira akantu gato nanjye kubaza abantu benshi bakunda kuvuga kuki kunda kwambara imyenda y'imikara narinsoje nkibagiwe natangaye ko okay kona benshi bakunda kubyibazaho kandi koko nanjye niko mbibona mu magambo make cyemba najanishije niki mbaza ngo wajanishije iki wajanishije niki ahubwo ikintu cyanyice n'urukweto
Urukweto n'umweru nyine ujyanisha ni nk'uyu rukweto ubu ngubu ntangonga oya nyine wajyanishije n'iki kuba ndi black nkunda kwambara black nyine tu ubona nyine utari kubyica burundu oya ahubwo ni hoje ndi kubyica niba agiye bwanjye ndi gikara niyambara akenda k'umukara ni n'agapataro k'umukara ndaberewe bya danje niba ubona ko naberewe babyibajije abantu bambwiye ngo nzabikubaze nizire ko musubijwe tubwiye ngo akunda kujyanisha n'umubiri we ndasire yo kujyanisha tu igihe nzaba nambaye imituku ngo nzaba nisize ka mukorwa nawe no kurubu nzaba nsa n'umutuku nzaba nsa nawe murakoze cyane reka nshimire abakunzi bacu cyangwa se abatumirwa bacu batuganirije ko dufite amatsiko kuri byinshi ku buzima bwa Pendo mwumvise byinshi tutari tuzi twaramenye ariko uko biri kose tuzamenya ukuri yatubwiye Murundi uko abyumva ntiyafata umwanzuro none hatamanje kuganiriza umukunzi ariko uko biri kose tuzamenya ukuri nagushyira ahagaragara ko tuzababwira ntago muzaberwa aho bigeze reka nshimire buri wese wadukurikiranye buri wese udukunda utwereka yuko adukurikirana buri munsi reka mbere mbabwire ngo reka mbasezere mbabwira ngo ciao ciao tuzasubira